tubahaye ikaze. Isi ya none ntabwo ari isi y'ejo hatambutse hashize. Isi y'ahahise bandikaga ibitabo bakavuga imivugo, bakaba babigenza ukundi mu bitaramo, abakuze bataramira bato. Ni ku muco gakondo kanani w'abanyarwanda wasigasirwaga uhererekanywa uva mu bakuru umanuka mu bakiri bato. Bakwandika ibitabo kubera bize kakaba akarusho, abandi bakazasoma ibyo bitabo, abakuze n'abakiri bato ibitsina byose. Abatazi gusoma no kwandika bakabisomerwa, bakabwirwa inkuru zirimo n'amateka arimo, ibyanditsemo muri make, byaba mu ndimi zitandukanye, bakamusemurira mu rurimi yumva, uwutarize cyangwa uwize ariko byanditse mu rundi rurimi atumva. Bityo rero ni muri urwo rwego isi yaje guhinduka. Iyi si ya none si yo si ya kera, kandi si yo si tugiyemo, tugezemo, abana bacu bazabamo n'abuzukuru n'abuzukuruza. Isi igenda ihindagurika uko bwije uko bukeye, ihindagurika nk'ikirere, ihindagurika nk'umunsi, ihindagurika nk'isaha n'iminota n'amasekonda, uko byicuma bijya mbere. Niko isi igenda ihindagurika, amanywa n'amajoro, amasaha 24, iminsi 7 yose, ibihe byose umuntu aramba kuri iyi si. Imihindagurikire y'ikirere n'amasaha n'ibihe bitandukanye n'ibikorwa n'abantu, ibimukikije muri rusange, ibihumeka n'ibidahumeka, ibyatsi n'ibyakatsi byose, ibinyamazi, ibinyamababa, ibikururanda, noneho n'ibiba mu kirere byose. Ntimwari muzi hari ibikoko bijya biva mu kirere bikikubita hasi, bikagwa ibihumure, noneho bikagangahuka byirukanka hano ku isi ku butaka, noneho icyo gihe nabyo bikaza kwiyongera mu bindi bihumeka kuri iyi si. Abantu bo babona ibyo bintu biri ku isi, ariko ntibaba bazi ibyo bintu bigera bite ku isi. Hari ibiva mu ijuru bimanuka bikagwa ku isi, bigasanga ibindi bihari, none bigakomezanya kubyara, none ugasanga harimo ibibyarana, bikabyara umutuku, bikabyara umukara, bikabyara umweru, bikagenda bibyarana amabara atandukanye. Ibyo ni ibintu tuzi neza. Ariko noneho iyi si ni mbi cyane. Iyi si ni nziza cyane. Ikubera ryari nziza, ikubera ryari mbi. Buriya kera bandikaga ibitabo, ubu twandika mu ikoranabuhanga, dukoresha ikoranabuhanga. Isi ya none si yo si ya kera. Umva isi ya none ukuntu izaba itandukanye n'isi y'ahazaza. Aricyo bita negritude, mouvement de negritude. Igihe babwire ubasobanurire neza mwarimu we. Bariya bazira ncabwenge zarwanyaga ubucakara muri Afurika. Abacyakaza n'abacyakara. Abacyakaza ni abakukumbaga abantu, bakabacyakaza, bakabajyana ku isoko nk'ibicuruzwa, bakabagurisha. Ubwo ababagurishaga bitwaga abacyakaza, abagurishwaga bitaga abacyakara. Bityo rero ubu dufite abacyakaza baragarutse, abantu bagirwa abacyakara, bongeye gukaba basimbura abakoroni n'abakoronize. Afurika banditse ibitabo, bagahimba imivugo, bagakora utuntu nk'utwo ngutwo, aho umuntu azagwa ku gitabo runaka yagisoma ugasanga gihinduye imitekerereze y'umuntu. Ibitabo byahinduraga imitekerereze y'umuntu, ariko ubu netiwaka igiye kubivudukana, ibivudutse kurusha ibitabo. Kuko ibitabo baragusomeraga, kugira ngo ubone ugusomera ngo agusemurire byabaga bihenze. Abize bari bake, n'ababaga bize bajyanwaga mu magereza cyangwa bakaba impunzi mu bihugu bitandukanye by'amahanga, cyangwa bakabica.
twebwe muri ino minsi turimo kwandika ibitabo wenda nabwo hari ababikora, ariko icyihutirwa gishoboka gishobora kugera ku bantu benshi icyarimwe kandi mu gihe gitoya ni social media. Sibyo? Rero niba tuzi ko wenda nka Karemagisi yanditse igitabo aganda akagisoma, cyangwa se niba ari Gando wacyanditse Karemagisi akagisoma, bigatuma umugabane wose uhinduka kubera igitekerezo cy'umuntu umwe yanditse akagishyira mu gitabo. Nibyo ntabwo twajya kuvuga ngo tugiye kujya ducengeraho umuntu umwe tubigisha, babiri tubigisha, n'umugore wawe aba yakunaniye, n'urugo rwawe rwakunaniye, n'umwana wawe yakunaniye kubera nyine impamvu iri kubitera, urumva wajya kwandika kujya kumbwira ngo ibi n'ibi. Niyo mpamvu twanditse igitabo cy'impamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda cyabatura abanyarwanda n'u Rwanda mu miyoborere myiza n'imibereho myiza n'imibanire myiza. Ariko niba negura ikiganiro nkabona abantu 2, 3 cyangwa 4 bashyizeho like, yego nkabazi ikiganiro gihagazeho, nkabazi ko tucyumvise turi benshi dushobora kukirongeramo amahirwe yo kwikuraho kwigobotora ibyago twatejwe na shitani. Nyita shitani kuko ni nayo yabiteye nta n'iyindi. Urumva kuki mwumva yuko tugomba kumeza twitondesheje ibintu? Ndabyemera. Hari umubyeyi uvuze ati wenda natwe wacu dushobora kubona natwe dutirana cyangwa tugira bujya dukena. Ibyo ndabyumva pe. Hari ibitagenda, yego hari n'ibigenda. Ibitagenda rero twakora umuti, twakomaho kidogo, twasunikaho kidogo bikihuta, tukora umuti. Naho ibigenda birivugira, nta kibazo, ntibibabaje. Ntabwo umuntu uri mu gihugu yari akwiye kuba umukire, yari akwiye kuba umutindi gusumbya uwagisohowemo no guhunga. Yego nyine watumye uwo nguwo ahunga, abandi ntabwo tukabura uko duhunga, natwe ibyacu nyine ni uko byagenze, twibonye ahantu habi. Niba umuntu ashobora gufata abantu akabashyira muri gereza akagufunga imyaka 5, akakurekura ugataha nk'imbwa, kandi akavuga ngo noneho ubaye umwere, nta n'indi ishize akababara aguhaye, hakabura umuntu ushobora guhaguruka ngo avuge ngo uyu muntu nahabwa indishyi. Yego ubundi amaherezo yacu azaba yayo. Mu by'ukuri dukeneye abantu batujya imbere, cyangwa se wenda bemera ko twe tubajya imbere, bakagira ibyo badufasha tukabageza aho tugomba kubageza kandi hashoboka hafatika. Yego murakoze cyane. Impirimbanyi za demokarasi nziza kandi yihuse yazanywe n'abaruda. Dukeneye guhindura ibintu, duhirimbanira ukuri kandi inyungu za bose, apana inyungu za bamwe. Tugomba kuba public figure, freedom fighter for. Ntitube freedom fighters. Yuri freedom fighter uburwanya amahoro n'umudendezo, ariko ugomba kuba freedom fighter for, urwanirira impirimbanyi, irwanirira, iharanira, ihirimbanira amahoro. Uba ari wo murongo tugenderamo wa freedom fighter for, not freedom fighter. Ihirimbanira amahoro. Uba ari wo murongo tugenderamo wa freedom fighter for, abaruda, not freedom fighter. Freedom fighter abarwanya amahoro y'abantu, freedom fighter for abarwanirira amahoro y'abantu. Murakoze cyane mwese mwumvireho.